yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Jukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Jukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isiwe bizaba ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Isiwe bizaba ijuru naryo rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizera Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Mu mwijima wo mu nzira twizera Imana yacu, hasigaye izuba rikarasa. Nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu, Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Ijuru naryo rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Azabona gukora kwawe masezerano. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. No kubyo tubona mw'isi tugumana ukwizera. Mw'ijuru tuzabona ibyo twizeye byose. No kubyo tubona mw'isi
amasezerano isi we isi bizabaho ijuru naryo ijuru rikabaho uwizera wese uwizera azabona ayo masezerano isi we isi bizabaho ijuru naryo ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano isi we isi bizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano uwizera azabona ayo masezerano uwizera azabona ayo masezerano